waramutse neza. Reka dufatanye gushima Imana ubuntu yongeye kutugirira, mu babyutse, mu bazindukiye imbere ye. Umushime mu magambo yawe, umushime mu buryo bwawe. Subiza amaso inyuma, wibuke ineza ye nyinshi nyinshi. Ibyo umutegerejeho ntibigutere kwibagirwa ibyo yamaze gukora. Ibyo wumva ko atarakora ntibigutere kuyoberwa. Byinshi yakoze binagutera gutegereza ibikurikiraho, kandi ntunibwire ngo ese ko ntazi gusenga. Umwuka wera niwe udufasha, nk'uko mu rwandiko rw'Abaroma havuga, rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26 ndetse na 27 hatangira havuga ngo uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Si amagambo yawe n'ayanjye atondetse neza, ahubwo no gusuka imitima yacu n'ibiyirimo, hanyuma umwuka wera akanihira muri twebwe, akadusabira. Wasabira abera nk'uko Imana ishaka. Azi ibiri ku mutima w'Imana, azi kuyungurura imisengere yacu n'ibyifuzo byacu, kandi atwigisha gusenga kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Reka tuzamure imitima yacu, tubyuke dushima, twikubita imbere ye dushima. Kubyuka ubwabyo ntitwabona icyo tubigura, ntitwabona icyo tubinganyisha, ariko kuko duhora tubyuka imyaka igashira, tugera igihe tukabimenyera. Reka dufatanye usengane nanjye. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira umugisha umpaye wo kongera kuba muri uyu munsi. Uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwishimiremo, kugira ngo dusohoze imigambi ufite ku buzima bwacu. Hari impamvu yanjye yo kubaho, hari impamvu y'uyu muvandimwe yo kubaho, hari icyo wamuremeye, hari icyo wamugeneye. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abashe kugihagararamo kandi abashe kugisohoza muri uyu munsi udasanzwe. Rero nzindukiye imbere yawe kugushima. Ndagushimira impano y'ubuzima, ndagushimira amagara mazima, ndagushimira gutambuka bigakunda, kubyuka bigakunda. Kenshi tubibona nk'ibisanzwe nyaguhora ku ngoma, ariko n'ubuntu kandi burimo umugambi wawe, n'ubuntu kandi burimo byinshi ukomereje gukorera muri twebwe. Mwami, ndagushima, ndagushimira ijwi rishobora kuzamuka imbere yawe, ndagushimira umutima ungarura ahuri, ndagushimira gufata aka kanya nk'aka gaciro. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukabyibutsa umutima wanjye, ubwenge bwanjye bukabyemera bugakurikira. Nushimwe Mwami w'abami. Ndagushimira mu iteraniro ry'abera hirya no hino mu isi, babyutse bavuga ngo warakoze Mana. Twifatanyije n'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarayika kukubwira ngo urera, kukubwira ngo uri ukuri, kukubwira ngo urakoze Mwami w'abami. Tuje kugutura ibitondo byacu, tuje kugutura iminsi yacu, tuje kugutura aya masaha, kugira ngo Mwami bigubere igitambo kiguhumurira neza. Tuje kukubwira ngo mu bintu by'ingenzi tujya dukora mu munsi, yewe bifitiye akamaro ubuzima bwacu n'imiryango yacu n'ibigo dukoramo bitandukanye, tuje kukubwira ngo muri ibyo byose bisa nk'ibifite umumaro. Tuje kukubwira ngo ni wowe wibanze, ni wowe wa mbere. Tuje kukubwira ngo tugufitiye umwanya nyaguhora ku ngoma. Ntabwo twabyutse kubw'imbaraga nyinshi, ahubwo nuko imitima yacu twifuza kuyiguha. Turifuza kukubwira ngo tugufitiye umwanya, turifuza kukubwira ngo dufite umwanya wo gutegereza imbere yawe, wo kwicara imbere yawe, wo gutumbira mu maso hawe. Dufite umwanya wo kwicara ku birenge byawe Yesu, kugira ngo twigishwe nawe. Dufite umwanya wo kuza kukubwira ibyuzuye imitima yacu, kuko tuzi ko ari wowe dukomoraho imbaraga zo gukomeza kugenda twigira imbere muri wowe, imbaraga zo guhagarara ko ifuza ko duhagarara muri iyi si. Tuje imbere yawe kukubwira ngo tugufitiye umwanya. Wakira igitambo cya mu gitondo maze kiguhumurire neza, gusenga kwacu kumvikana imbere yawe. Urakoze kuko uri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza. Urakoze kuko amaso yawe aturiho n'amatwi yawe ari kubyo dusaba, no kubaho kwawe kuri kumwe natwe. Mwami, ubinezererwe, unezererwe iki gitambo cya mu gitondo. Wumve gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe,
ndabizi ko uhora ubyumva, ndabizi ko uhora unyumva uko nsenga, ariko mwami turasenze ngo ibimenyetso byo kugendererwa nawe bigaragare ku buzima bwacu, ibimenyetso by'abahuye nawe bigaragare ku buzima bwacu. Iyo uhageze mwami ibintu birahinduka, aho waciye hose Yesu cyambaye umubiri byaramenyekanaga ko wahaciye, wasigaga gukiza, wasigaga kubohora, wasigaga kuzura, wasigaga mwami ubuzima buhembutse, wasigaga ibice byarimo umwijima bibonye umucyo mwinshi, wasigaga batarakumenya babwiye inkuru z'ubwami. Turasenze mwami ngo igitambo cyacu cya mu gitondo gisiga ibimenyetso byo kugendererwa. Suko dushidikanya ko hari, niko kuri kumwe natwe. Suko dushidikanya kudakora, niko kurakora. Dufite ibihamya ibihumbi bidutera kuvuga ngo twarakubonye mwami w'abami, twabonye neza yawe, twabonye imbabazi zawe, ariko turaje nk'abana bato tukubwira ngo siga ibimenyetso byo kugendererwa nawe mu buzima bwacu, siga ibimenyetso byo ko wahanyuze, siga ibimenyetso by'uko hari, siga ibimenyetso by'uko ukora, yaba kuri twebwe ubwacu, yaba no ku bacu tuzamukanye mu mitima yacu, yaba ku byacu tuzamukanye imbere yawe. Siga ibimenyetso byo kugira neza, siga ibimenyetso byo gukira, siga ibimenyetso byo kuzuka, siga ibimenyetso byo guhembura. Reka ntagire agace kose kabazindukira imbere yawe gasiga katagaragaraho ineza yawe mwami w'abami. Reka ukore ku myuka yacu, maze imyuka yacu ihembukira imbere yawe, ihorane ubuhehere buvuye kuri wowe, ihora imeze nk'iyavomerewe n'ikime cyo mu ijuru. Y'amazi rwa ruzi rutemba rw'ibyishimo rutembe mu myuka yacu, mu bugingo bwacu. Imyuka yabera imere nk'iyahuye nawe, itumagaye, henebereye, imyuka yabera ihembuwe nawe. Reka ubuzima bw'abagushaka muri iki gitondo twese tuvomererwe nyaguhora ku ngoma, twese tuvomererwe tumere nka cya giti cyatewe hafi y'amazi, ngo ntabwo gikangwa n'izuba, nta nubwo gikangwa n'umwaka wacanyemo amafa, ngo kuko cyashoye imizi epfo, ngo gihorana itoto, ibibabi byacyo ntibyuma. Ndasenze ngo ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe twese twazindukiye imbere yawe mwami w'abami, ubuzima bwacu bwo mu mwuka buhure nuko guhemburwa, kutari uguhemburwa kw'iminsi 7, kutari uguhemburwa k'umunsi umwe, kutari uguhemburwa kw'amezi. Reka bahakura impamba nyaguhora ku ngoma, impamba ihoza umuntu aho uri, impamba ituma umuntu atajya gukuraho amaso, impamba ituma umuntu atakiva aho uri, impamba ituma umuntu yiharirwa nawe, yaba agenda, yaba acuruza, yaba aryamye, umutima we wihariwe nawe. Reka tuhakura impamba mwami w'abami ituma ubuzima bwo mu mwuka bwacu buzahora buhembutse, butakibatwa, butagitsikamirwa. Reka tuhakura impamba nyaguhora ku ngoma ituma ingorane z'iyisi zitakitubasha. Reka mwami ibimenyetso byo kugendererwa nawe bibe no mu bugingo bwacu, abari bihebye bongere bahemburwe, abari barwaye indwara z'ikigeza, depression n'ibindi bitera agahinda, ubuzima buzuke muri iki gitondo, ubuzima buzuke muri iki gitondo, ubuzima buzuke mu marangamutima yabo, hamere nk'ahasuwe nawe, muri ame, muri soro yacu nyaguhora ku ngoma hazukira imbere yawe. Ufite imbaraga zikora ku bice byose bigize umuntu, ufite imbaraga zidukoraho umukunzi mwiza. Reka ubugingo bw'abagushaka buhembukira imbere yawe, reka ubugingo bw'abagushaka buhembukira imbere yawe. Ese umuntu yatindana nawe akabana nawe kandi akongera gusinzirizwa n'ibinini, akongera kwishimishwa n'imiti, akongera guhembuzwa n'ibyo yanyweye cyangwa n'ibyo yariye, ko ari wowe soko y'ubugingo, ko ari wowe uzura by'ukuri, ko ari wowe ukiza by'ukuri. Reka ibimenyetso byo kugendererwa nawe, ibimenyetso byo guhura nawe muri iki gitondo bigaragare mu bugingo bwe, bigaragare mu bugingo bwacu, bigaragare mu bugingo bwacu. Reka n'imibiri yacu ntisigare, ubwiza bwawe bwinshi, icyubahiro cyawe cyinshi kimanuke no ku mibiri yacu. Abahuye nawe imibiri yabo yarahembukaga, ubwiza bwawe bwabagaragaragaho. Mose yazamutse ku musozi atindana nawe papa, amanuka n'umubiri urabagirana, ubwiza bwawe bumuriho atanazi ko bumuriho. Ndasenze mwami ngo ku bahungu bawe n'abakobwa bawe twazamutse imbere yawe, reka ubwiza bwawe burabagirana bugere no ku mibiri yacu, busuke icyubahiro cyawe muri iyi mibiri ipfa, muri iyi mibiri nzabya zoroshye, muri iyi mibiri inanirwa. Reka ubwiza bwawe, reka ubwiza bwawe, reka gloire yawe, reka icyubahiro cyawe kimanuke mu mubiri we, maze kimaremo ikintu cyose kitazanywe nawe, maze kimaremo ikintu cyose kitavuye kuri wowe, kuva ku mutwe kugeza ku birenge, ingingo zose zimugize. Reka ubwiza bwawe buhuzure, reka ubwiza bwawe buhuzure. Niba abantu barakoraga ku myenda yawe bagakira indwara zabo, niba igicucu cya Petero cyarakizaga abantu, niba imishwari ya Paulo yarakizaga abantu, nuko ujya usuka ubwiza no ku mibiri yacu, nuko ujya usuka icyubahiro cyawe no ku mibiri yacu. Reka uko twazindukiye imbere yawe mwami, ibimenyetso byo guhura nawe bigaragare no kuri iyi mibiri, iyi mibiri izurwe, iyi mibiri ihembuke, iyi mibiri ikira indwara, iyi mibiri ikira ibintu byose bitavuye kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti.
Nazareti reka ibikorwa bya Satani byose mu mubiri we uyu mwanya byamburwa imbaraga kuko yahuye nawe, kuko yageze aho uri, kuko yazindukiye imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ubuzima bwe buzuke, reka umubiri wuzuke, umubiri ugarurwe mu imbaraga nk'izikizu, ubuzima bwe bwongere buhemburwe, imyaka y'ubuhenebere ishire, kunyagwa ku buryo bwose gukurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka indwara yose yiraritse ikaza muri uyu mubiri wagombye kuba ubuturo bwawe yose ikurwemo n'ubwiza bwawe, ikurwemo no kubaho kwawe. Ese yatwara icyubahiro cyawe gute? Ese yatwara imbaraga zawe gute? Ese yakwamamaza ubuntu bwawe gute? Ese yabishyira abatabizi gute? Nawe ubwo atabasha gushinga, nawe ubwo atabasha guhagarara, nawe ubwo atuzuye icyubahiro cyawe. Reka ibimenyetso byo guhura nawe byuzure muri iyi mibiri y'inzabya zisanzwe. Reka ibimenyetso byo guhura nawe byuzure muri iyi mibiri, maze ububata bw'uburyo bwose umwanzi Satani yari yaricaje muri we uyu mwanya bucikagurike, iyo minyururu ituragurikira muri presence yawe, ituragurikira mu kubaho kwawe. Uko wa musore wari ubaswe n'amadayimoni ingabo bagarutse bagasanga yicaye ku birenge byawe, ngo afite ubwenge bumeze neza, ngo yambaye neza ameze nk'abandi bantu bose. Abanyamudugudu bari bamumenyereye yiciraho iminyururu, yishwanyaguza, avugira mu marimbi, bagarutse baratangarira gukora kwawe. Ndasenze mwami muri iki gitondo kubw'ubuntu bwo guhura nawe, kubw'ubuntu bwo gutindana nawe. Reka iminyururu y'uburyo bwose yari iboshye umubiri we, yakoreraga mu mubiri we aho yaturutse aho ariho hose, yaba yaramuboshyikiye mu miryango y'icyaha, yaba yaramuboshyikiye mu miryango y'ibyo atagizemo uruhare cyangwa yagizemo uruhare, reka muri presence yawe iyi minyururu yose icikagurike, iyi minyururu yose icikagurike, uburetwa bwose bucikagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mubiri ni ubuturo bwawe, uyu mubiri ni ubuturo bwawe, uyu mubiri ni ingoro yawe, uyu mubiri naho usuka icyubahiro cyawe, naho usuka imbaraga zawe. Reka uburetwa bwose bwawukoreragamo uyu mwanya bucikagurike, n'umuvumo wose wawugaragaraho uyu mwanya ukurweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndamuvugaho kugirirwa neza, ndavuga kugirirwa neza, ndavuga ibimenyetso by'uko wahaciye, ndavuga ibimenyetso byo guhura nawe. Iyo umuntu yahuye nawe buri kintu kijya mu buryo, buri kintu kijya mu buryo kigakorana neza n'igihe cye, ndetse hakabaho no guhemburwa, hakagaruka mwami imyaka y'ubusore mu bukecuru no mu basaza, bya bindi byazanywe n'imburagihe, bya bindi byazanywe n'imiruho, bya bindi byazanywe no gutinda kw'ibintu runaka, hakabaho kongera kuzurwa, hakabaho kongera guhembuka. Reka ibimenyetso by'uko yahuye nawe bigaragare mu mubiri we, bigaragare mu maso ye, bigaragare mu ngingo ze, bigaragare mu muntu wese wamwe imbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikiruhuko cy'ukuri gice mu bugingo bwe, gihinduka no mu mubiri we, kimugaragareho nyaguhora ku ngoma, guhemburwa, kuzurwa, guhura nawe bigaragare muri uyu mubiri we mu myaka asigaje nyaguhora ku ngoma. Reka buri munyururu wose ucikagurike, reka buri mugozi wose ucikagurike, reka buri jambo ribi ryose ryari rifite effect mu mubiri we uyu mwanya ryamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka itegeko ry'umwuka ritavuye kuri wowe ryari rifite ibimenyetso ku mubiri we uyu mwanya ryamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, ni umunyamahirwe. Hari uko wari wararemye umubiri urema gukorera mu buryo runaka, ugenera ibitotsi mu gihe cya nijoro. Ndamuvugaho gusinzira neza atikanga ikibi, umuyoboro mwami w'inzozi wari umuyoboro wo kuvuganiramo nawe cyangwa kurota inzozi zisanzwe. Niyo mpamvu mpagarika inzozi zose zivi kuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nongera kuvuga ubuzima mu bwonko, ubuzima mu mutwe, ubuzima mwami bwo gutekereza neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahuye nawe ntibagira ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima, abahuye nawe ntibatekereza kwiyahura, abahuye nawe barongera bakikunda, bakagarura dignité, bakagarura ubuzima, bakagarura imibereho. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ibimenyetso byo kugendererwa nawe, ibimenyetso byo kugirwa neza nawe bigaragare mu mitekerereze ye, bigaragare mu bwenge bwe, bigaragare mu mikorere ye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko wari wararemye umubiri, wari warushireho gusonza, wari warushireho kurya, wari warushireho ko bisohoka bikagenda neza. Ndasenze ngo ibimenyetso byo guhura nawe bigaragare mu gice cyose gicamo ibyo kurya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibimenyetso byo guhura nawe bigaragare mu buzima bwose bw'imyororokere, ibimenyetso byo guhura nawe bigaragare mu ngingo zose zimugize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu maraso hagende neza, imivuduko ijye ku murongo wari waragennye, hari imikorere wari warageneye umubiri muzima. Ibyo nibyo tuvuga muri iki gitondo ku muntu wese uriho uburetwa bwatsikamiye umubiri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka kugira neza kwawe, reka kugira neza kwawe n'ibimenyetso byo guhura nawe, ibimenyetso byo guhura nawe reka bibe umugabane we, reka bibe umugabane we. Ni wa mugore wavaga amaraso imyaka 12 yarakoze ku inshunda z'umwenda wawe gusa,
uwo mwanya isoko y'amaraso igahagarara. Niko muri iki gitondo Nyaguhora ku ngoma wahagarika isoko yose itaragenwe nk'uko ari warayigennye. Hari uko wari waragennye ku mugore azabaho, hari uko wari waragennye ko bigomba kugenda, ariko uriya mubyeyi byari byaranyuranye. Ndasenze mwami w'abami ngo ibintu byose byanyuranye bitarimo gukora mu mubiri nk'uko byagombye gukora, uyu mwanya byumva ijwi ryawe, byumva ijwi ryawe, umuriro wawe, imbaraga zawe, kubaho kwawe bikorere muri uyu mubiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iki gitondo kibe igitondo cy'impinduka kugira ngo dukomezanye imbere mu by'umwuka, kugira ngo tujye kuvuga iby'ubugingo no gukira kw'abantu. Ari igitsambo kizima Nyaguhora ku ngoma, umubiri we mwami ari igikoresho kizima cyabasha kugukorera no gutumwa hirya no hino mu isi wifuza kugituma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ibimenyetso byo guhura nawe bigere no mu rugo rwe, bigere mu rugo rwe. Winjiye mwami mu rugo rwo kwa Petero, usanga ngo nyirabukwe arwaye ubuganga, usanga nyirabukwe arwaye icyo twakwita malaria, indwara isa nk'isanzwe. Umuntu yakaba yavuze imiti isanzwe, ariko wavuze ijambo rimwe umukara warahaguruka atangira gusavinga abamuzima. Ndasenze ngo ibimenyetso byo guhura nawe ntibikore ku mubiri we gusa, ahubwo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bigere naho haba, bigere mu rugo rwe, bigere mu bye, bigere mu be mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahantu hose winjiye wasigaga impinduka, wasigaga impinduka. Wageze kwa Zakayo birahinduka Nyaguhora ku ngoma. Zakayo nta kibazo cy'uburwayi, nta n'ikibazo cy'ubukene yari afite, ariko yari afite ikibazo cy'icyaha no gutegekwa n'umutware w'isi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo kubaho kwawe, ibimenyetso byo kubaho kwawe biducemo mwami w'abami, bigere no mu mago yacu, bikize mwami uburwayi bwitwa icyaha, uburetwa bw'uburyo bwose Satani yabayicaje ku buzima bwe, yabayicaje ku buzima bwabe. Reka ibimenyetso byo guhorwaho nawe, reka ibimenyetso by'ineza yawe, reka ibimenyetso byo guhura nawe bimanuke mu bintu bye byose, bimanuke mu be bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo wageze ahantu mwami habaho impinduka. Winjiye mu rugo rwo kwa Yayiro barizwaga n'ikiriyo, yarapfushije umwana we, ibintu birahinduka Nyaguhora ku ngoma. Abahoze baboroga ibizara amarira, Uwiteka Mana Nyiringabo urangiza ikiriyo uwo mwanya, urangiza ikiriyo uwo mwanya. Kandi bari bamubwiye ngo narekeraho kurusha umwigisha, ngo kubera ko umwana yari arwaye, ngo ariko none yapfuye. Bari bazi ko arahungaho ugarukira kubasha gukiza abakirwaye gusa. Turasenze mwami muri iki gitondo ngo ibimenyetso by'uko wahageze, ibimenyetso byo guhura nawe, ibimenyetso byo gutindana nawe bihindure mwami, bihindure atmosferi y'ikiriyo iri mu mago ya benshi, byinjize mwami w'abana umwuka w'ibirori, umwuka wo gutabarwa, umwuka w'umunezero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka atmosferi y'ikiriyo iri mu mago menshi, barapfushije bananirwa kongera kuvayo, bagize abarwayi bananirwa kongera kuvayo, hari ibizabo banyazwe bananirwa kongera kuvayo, umunezero urahera burundu, ibyishimo birabura burundu, bararebana bakamanjirirwa bakabura mwami umunezero bahoranye. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo atmosferi y'ikiriyo iki gitondo yimuke, yimuke mu miryango irimo gushaka, yimuke mu miryango irimo guhamagara, hahindurwe mwami w'abami, hahindurwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Umwuka w'ikiriyo ukurweho, umwuka w'agahinda ukurweho, ukurwe muri iyo miryango, imiryango itarebana, imiryango itavugana, imiryango irimo umwiryane. Reka habeho kuguranirwa muri iki gitondo, reka habeho kuguranirwa mwami, reka ijwi ry'umunezero, reka atmosferi y'ibirori, atmosferi yo kugubwa neza, ikirere cyo kugubwa neza cyongere cyinjire, cyeyure uwo mwuka mubi, cyeyure icyo kirere cy'umwijima. Kubaho kwawe iyo kuhageze umwijima urahunga, uri umucyo w'ukuri. Waratubwiye ngo natwe uzatugira amatabaza, kuko ni wowe tabaza riruta yandi, ni wowe mucyo ngo wagukurikiye ntazongera kugenda mu mwijima ukundi. Reka mwami ibimenyetso by'uko wahageze byimure uwo mwuka w'ikiriyo, byimure uwo mwuka wo kwigunga, byimure byimure. Nasanze iyo wahageze n'umuntu atajya amenya ko ari wenyine, n'umuntu atajya amenya ko atagira umuvandimwe. Iyo wahageze urakombla, ukuzuza iyo vide. Iyo wahageze uhindura ibintu, umuntu yibagirwa uburushyi bwe, umuntu yibagirwa imyaka y'amarira, umuntu yibagirwa imyaka yo kugorwa. Iyo wahageze mwami w'abami ntibisaba ko umuntu aba afite abamukikije, ntibisaba ko umuntu aba afite abavandimwe, ntibisaba ko umuntu aba afite uwo bashakanye, ntibisaba ko umuntu aba yarabyaye. Iyo wahageze Nyaguhora ku ngoma uhindura ibintu. Ndasenze mwami w'abami ngo icyo umwanzi yakoresheje amutsikamira uyu mwanya kirusha imbaraga, uyu mwanya abe hejuru yacyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ufite imbaraga zo kongera kubikemura, wakongera ukubaka ruriya rugo, wakongera ukazura iyi miryango, ariko utaranabikora wasunika uyu mwuka wo gutsikamirwa, wasunika uyu mwuka w'ikiriyo no gushoberwa, wakwirukana ubu bwihebe, wakwirukana ubu bwigunge, maze presence yawe ikamubana nyinshi, maze kubaho kwawe kukaba kwinshi. Iyo hari mwami imitima yacu iranezerwa.
kwizerwa, iyo hari ibirori bitugarukamo, iyo hari mu maso hacu haracya, iyo hari duhanagurwa amarira ku maso, iyo hari ibintu birahinduka. Ntabwo tunezezwa n'ibyo uzakora, tunezezwa nuko wahageze. Nasanze ufite umwihariko wo kunezeza umuntu ibintu bitarakemuka, wo kunezeza umuntu agifite ibyo agitegereje. Ndahamagara icyo kirere kizanwa nuko wahageze. Ngo nyina wa Samweli amaze gusenga, amaze kuvuga ibyo yavugaga imbere yawe, iminwa y'inyeganyega, sinzi uko yarazi gusenga cyangwa yarasukaga amarira cyangwa yarasukaga imiruho, ngo ariko aragenda arakaraba aracya, mu maso he haracya, kuko yahuye nawe nyaguhora ku ngoma. Reka ugire mu maso wongera gukesha, ukesha mu maso h'umukobwa wawe, ukesha mu maso h'umuhungu wawe. Atari bya bintu by'ikinyabupfura bisanzwe, bya bintu bya kinyarwanda tugira, ahubwo umucyo w'ukuri n'umunezero w'ukuri ukomoka mu mutima wahuye nawe, ukomoka mu mutima wakubonye, ubiremenya guhora ku ngoma, kuko urabifite. Wagiye ubituremera. Dufite ubuhamya bwinshi, dufite ubuhamya bw'abera, dufite ubuhamya bwacu ku giti cyacu. Reka ubikore Uwiteka Mana Nyiringabo. Uhatsinde mwami waba, utsinde nanewe, utinde ku buzima bwe, utinde ku buzima bwe, utsindane nawe, utsindane nawe, utsindane nawe. Ibimenyetso by'ineza bimugaragareho, ibimenyetso byo guhura nawe bimugaragareho, ibimenyetso byo gutsindana nawe bimugaragareho, bimugaragareho. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakwizeye. Nizeye imikorere yawe, nizeye kugira neza kwawe, nizeye imbabazi zawe, nizeye ubuntu bwawe butangaje, utandukanye n'abana b'abantu. Nta muntu n'umwe wakwiringiye ngo akozwe n'isoni, nta muntu waguhanze amaso ngo asubire yamara amasa. Uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana inyuranye ibihe. Tuguhaye icyubahiro mwami waba. Nta bundi bwishingizo dufite, nta kindi twishingikirizaho, nta zindi mbaraga turata, nta bindi byiringiro dufite, nta wundi mutabazi w'ukuri. Ni wowe Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri ubwugamo bw'ukuri, uri ubwihisho bw'ukuri, uri umutabazi w'ukuri. Uri uw'ukuri. Niko kuri igihome umuntu yinjiramo agahishwa ibya none, ibyo umwanzi yapangaga bikamubura. Urafatika, uri uw'ukuri. Ubuzima bwahuye nawe turabihamya mwami waba. Uri uw'ukuri, uri reyeri, ntabwo uri imigani, ntabwo uri miti. Uri uw'ukuri nyaguhora ku ngoma, uri uw'ukuri. Reka ubuzima bwe buhure nawe mwami waba, kugira ngo aguhamye mu mbaraga, kugira ngo akomerera ahuri, kugira ngo atsinda ahuri. Cisha ibimenyetso byo kugira neza imbere y'ubuzima bwe, kugira ngo bizamubere nk'igitsikamutima, kugira ngo bizamubere icyo azarekezaho amaso, maze agakomezwa. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo tukubwira si bishya, ni wo mwihariko wawe, ni kukora, ni kusanzwe. Kuva nasoma kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, wahoze uri uwo kwizerwa, wahoze uri uw'ukuri. Ibyo uvuga urabikora, ibyo usezeranya urabikora. Igihe kimwe umukecuru Sara yaravuze ngo abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ngo ninde warabwiye Aburahamu ko Sara azamubyarira umwana w'umuhungu ashaje? Kandi igihe kimwe yakubise agatwenge ko gushoberwa, agatwenge ko kugaya ibyo uvuga, kuko yarabitegereje imyaka myinshi. Ariko utarabeshye Sara, niwe tuzindukiye imbere yawe muri iki gitondo. Uri uw'ukuri, uri uw'ukuri. Hari iminsi yo guseka, ndetse n'abazabyumva bakumva ineza utugiriye, bakumva ubutabazi twakubonyeho, ngo bagasekana natwe nyaguhora ku ngoma, bakongera bakavuga kuri uwo kwizerwa, bakongera bakavuga kuri ukuri. Ibyo uvuga urabikora. Umugaragu wawe Yakobo ashoberewe mu urugendo kandi yinjijwemo n'amanyanga ye, yabeshye iby'umugisha wa mukuru we, ariko mwami w'abami ntibyakubujije kumusanga. Uri Imana y'imbabazi n'ubuntu butangaje. Ngo aryamye yiseguye ibuye mu butayu hagati mu rugendo. Nubwo yarazi yajya kwa mwene wabo, ariko ntiyarazi bimutegereje. Ngo arangije araryama, ijuru riramukingukira. Ngo aravuga ngo naraye aha hantu, sinarinzi ko ari Beteli, sinarinzi ko ari irembo ry'ijuru. Umuha amasezerano, nawe aragusezeranya. Aravuga ngo nubana nanjye ukandinda, ukampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, ukazangarura iwabo kwa data ndamahoro. Ngo nanjye nzahora ngutangira kimwe mu icumi cy'ibyo nzunguka byose. Wowe utarabeshye Yakobo, no mu ntege nke
guhora ku ngoma ntibikubuze kumuha umugisha. Uracyari Imana idutabara, uracyari Imana idutabara. Waramugarukanye umuhera umugisha kwa nyirarume, umuhera umugisha ahatakaboneye umugisha. Bamunyaga ibihembo, ariko ntibyakubuza kumuha amatungo, ntibyakubuza kumuha abana, ntibyakubuza kumwagura. Uri Imana ikura mu busa, uri Imana itabara naho abantu badategereje. Ariko mwahamagarutse muri bwa bwoba, yaratunze ni koko, ariko nk'uko ibyo dutunga bitanyura imitima, yarakeneye kwihurira nawe. Iryo joro mwami murongera murahura, yasigaye wenyine. Reka wongere uhure n'aba bahungu n'abakobwa, reka wongere uhure n'ubuzima bwacu nyaguhora ku ngoma, maze murakirana ijoro ryose, maze ibyari ibinyoma bimuvaho. Ntiyakongera kubeshya izina rye, ntiyakongera kwiyitirira iby'abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino dukize ubwo buzima bwo gushaka gusana bakanaka, ubwo buzima bwo kuyoberwa umugambo dufitiye, ubwo buzima bwo kuyoberwa ko turi ab'agaciro, tutarinze kwigana bakanaka, tutarinze kwigira ibyo tutari byo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo buzima bwo kumenya ko turemye turi umwihariko kandi ko tutagira fotokopi mu isi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubwo buzima bwo kunyurwa n'abo turibo, kunyurwa n'imigambi yawe. Ngo arakubwira ngo nitwa Yakobo, aratinyuka yivuga izina rye. Izina ryari ukuriganya, izina ryari ririmo ibintu bitandukanye, ryari ririmo amateka avunnye agoye. Ndetse igihe kimwe yahuye n'umwami muri Egiputa, aravuga ngo mfite imyaka y'uruzerero myinshi. Ni koko yari yagize imyaka y'uruzerero, ariko ntibyakubujije kumugirira neza. Nawe akukomeraho, aravuga ngo sinkure kurutampaye umugisha. Muri iki gitondo Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iyi minsi yo kuzamuka mu cyumba cyo hejuru, turashaka umugisha ukuri, turashaka umugisha ukuri, atari umugisha w'umwiganano, atari umugisha ubizi iby'uyu muntu, atari umugisha utera uruzerero n'umunaniro. Umuntu akazenguruka ibihugu, akazenguruka amago, akazenguruka imiryango, akazenguruka ibigo, akazenguruka hirya no hino ataragira uburuhukiro. Turashaka uburuhukiro bw'ukuri bwo mu mutima, turashaka guhura nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari ibyo twarotaga, hari ibyo abahungu bawe n'abakobwa bawe barotaga, bakavuga ngo nitubigeramo tuzaba turuhutse, nitugera muri kiriya gihugu tuzaba tugeze iyo tujya. Ariko ubwo si bwo buruhukiro bw'ukuri. Uburuhukiro bw'ukuri ni ukukumenya, uburuhukiro bw'ukuri ni ukugusobanukirwa. Kora ikintu gishya mwami waba, kora ikintu gishya mu mitima yacu, kora ikintu gishya mu mitima yacu. Abagore yari yarashatse, n'abana yari yararose, n'amatungo yari yarabonye. Muri uwo mwanya wo guhura nawe ntibyari bigifite umwanya, ntibyari bigifite umwanya mu mutima we, kuko yasigaranye nawe wenyine. Erega urahagije, erega uruzuye, erega urakwiriye. Biriya bindi byose ni byiza, ariko bisa nk'inyongezo. Kubana nawe biraruta ibyo byose. Igihe kimwe Petero amaze kuroba amafi menshi, yasize aza yirukanka aza ahuri, aravuga ngo rega sinari nkwiriye, kuko yarakubonye nk'umwami w'abami. Amafi kuyashaka bijya biturushya, gushaka ubutunzi bijya bituvuna, ariko twamara no kubigeraho bimwe na bimwe tugasanga ntibiruhura umutima. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo hagurutse abahungu n'abakobwa bahuye nawe by'ukuri, bahuye nawe by'ukuri, batagifashwe n'ikintu na kimwe, batagifashwe n'ikintu na kimwe, batagifashwe n'abantu, batagifashwe n'ikintu, tutagifashwe n'imiryango myiza waduhaye, tutagifashwe n'amafaranga udutiza, tutagifashwe n'icyubahiro duhera hano mu isi, ahubwo twihariwe nawe. Ni wowe ufata umuntu umutima ukanyurwa by'ukuri, umutima ukaruhuka by'ukuri, umutima ugakira by'ukuri. Kora ikintu gishya mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Imitima yabo igifite ibindi bintu irambarayeho, imitima yabo igifite ibindi bintu ibandarayeho. Kora ikintu gishya, kora umurimo mushya muri iki gitondo, kora umurimo mushya mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, maze tugengwe nawe, dusigarane nawe. Iyo dusigaranye nawe tugira umunezero w'ukuri, noneho bya bindi tukabigarukamo tutagitsikamirwa nabyo, bitubera ibikoresho, bitubera ibidutera kongera kugushima no kubona ubuntu twagiriwe, no kubona imbabazi twagiriye. Tugaruka bitakidutera umuruho, tugaruka bitakituvuna, bihari cyangwa bidahari, imitima yacu yihariwe nawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, umutima wanjye uguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Ndagushimira kubaho kwawe, ndagushimira gukora kwawe,
ndagushimira ko wumva ibyo dusaba, ndagushimira ko utari Bayali, ndagushimira ko utari ikigirwamana, ndagushima ko udarinda guterurwa n'amaboko y'abantu, ndagushima ko uri ukuri. Ibimenyetso by'imikorere yawe turabibona igitondo n'umugoroba, impinduka mu mitima yacu turazibona, tutari bugukorerwe n'umuntu wari we wese, tutari buhabwe n'abadukunda, tutari buhabwe n'ibyo twaharaniye tukabigeraho. Umurimo wawe mu mitima yacu turawubona, umurimo wawe mu mitima yacu turawumva, umurimo wawe turawubona mu buzima bw'abera. Turagushimira ko nibyo tugusabana n'uyu munsi uri bubikore papa, uri bubikore mukunzi mwiza. Nguhaye icyubahiro, ndagushimira kubaho kwawe kuri kumwe natwe no mu mago yacu, ndagushimira kubaho kwawe kuzuye imitima yacu, ndagushimira ko ubwawe wamanutse ukabana natwe. Ntukiri Imana turinda guterera imisozi isumba iyindi nkuko basalomo bazamukaga ku kanunga gasumba iyindi. Ntukiri Imana turinda gusanga mu ihema, ntukiri Imana tubanza kuvuganira nawe ku isanduku y'ibihamya. Uri Imana yururutse mu mitima y'abakwizera. Quel privilege, mbega ubuntu rimwe na rimwe tutamenya uko bungana, ubuntu rimwe na rimwe tutamenya agaciro kabwo. Ariko ongera ukore ku maso yacu tukumenye, ongera ukore ku mitima yacu tugusobanukirwe birenze aho twari tugejeje uyu munsi. N'ukuri hari ibyo twakubonyeho bidutera kugaruka ahuri, hari ibyo twakubonyeho bidutera gutindana nawe, hari ibyo twakubonyeho bidutera guhora tukubwira abandi, hari ibyo twakubonyeho twumva tutakwihererana, twifuza kumenyesha abahungu n'abakobwa. Ariko turagarutse Mwami, utwihishurire bundi bushya, utwihishurire muri uku kwezi kwa munani, utwihishurire muri iki cyumweru cyo mu cyumba cyo hejuru, utwihishurire muri iyi minsi utwongeye, utwihishurire bundi bushya. Uwo mutima wanjye kukumenya birenze aho naringejeje nkumenya. Uwiteka we, aho namenye hampesheje ubugingo buhoraho. Uyu munsi ndi umwana w'Imana, uyu munsi narababariwe, uyu munsi amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi narakumenye nk'Imana igendana nanjye. Nagize umugisha wo kurunguruka ibyo mbikiwe mu ijuru, nagize umugisha wo kumenya ibyo niringizwa nawe wampamagaye. Ariko ndahamya ko uri mugari, hari ibindi byinshi tubikiye, hari ibindi byinshi bikira bagushaka, hari ibindi byinshi bikira buhamagara. Ngwino wongere utwihishurire bundi bushya. Reka twongere tuzamukane mu bindi byumba by'ubwiru bwawe, reka twongere tuzamukane mu bwiza bwawe nyaguhora ku ngoma. Igihe kimwe Yesaya yarakubonye abona ubwiza bwawe. Ndahamya ko hari aho yarasanzwe ahanura cyangwa yarasanzwe afite ibyo akuziho, ariko agiye kubona ngo abone ubwiza bwawe, abona igishura cyawe cyuzuye mu rusengero rwawe, ku ntebe yawe y'ubwami, aho tuvuga ngo ni mu ijuru mu buturo bwawe. Abona iby'amaso asanzwe atabona, yumva areba ibyo abantu basanzwe batareba. Ni ku mugaragu wawe Pawulo yavuze ngo simbizi niba nari mu mwuka cyangwa mu mubiri, ngo ariko narazamutse ngo amatwi yanjye yumva ibyo abantu basanzwe ubundi batumva. Nta nubwo yari kubona kubisobanura mu buryo bwa muntu. Uko niko wasanze Yohana ku kirwa cya Patimo. Yari yaragendanye nawe mu mubiri, yari yarakubonye upfa, yari yaranakubonye uzuka, yari yarabonye imbaraga zawe zikiza, yari yarakubonye ukiza abarwayi, yari yarakubonye uzura abapfuye, yari yarakubonye mwari mufite uko muziranye. Ariko ku kirwa cya Patimo warongeye umwiyereka ukundi kuntu, ngo akurebye atyo yikubita imbere nk'upfuye. Abona ubwiza bwawe, abona kurabagirana mu maso yawe, abona amaso yawe ameze nk'ibirimi by'umuriro, abona ibirenge bitameze nka bya birenge byari byaratobowe bisanzwe, abona umusatsi utameze nk'umusatsi usanzwe, abona ubwiza bwawe no kurabagirana. Yumva ijwi ryawe, abona ibitereko by'amatabaza, abona ibintu bidasanzwe mu isi isanzwe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bagufitiye inyota, wongere utuzamukane Mwami waba, wongere utuzamukane tuvanwe mu kivunge, wongere uduhishurire ubwiru bwawe ubutaboneshwa amaso asanzwe, ibitari ibisanzwe nyaguhora ku ngoma, ibyo tutavuga mu buryo busanzwe. Wongere uzamukane natwe, wongere utwihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo uduhe ibyo gukomeza abandi, kugira ngo uduhe ibyo kubwira abandi, tugaburirirwe imbere yawe, kugira ngo nitumara kugaburirwa tubone ibyo kugaburira abandi nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka Mwami agirane nawe umwihariko wamubera ibihamya
bituma abwira abandi, nubwo abandi bose baba bacogoye, avuga ati ariko naramubonye, nahuye nawe, naramwiboneye, naramwiyumviye, narabyiboneye. Ibihinyuza amadini nibiza bakavuga ko ari imana y'abazungu, bakavuga ko ari imana y'abayuda, avuga ati ariko njyewe naramwiboneye, naramwiyumviye, umutima wanjye wakozweho. Ngwino umuremera ibihamya by'ukuri, bya bindi wahamije mu mitima yacu igihe watwimenyekanishaga tugahindukira turakizwa. Ongera uturemera ibindi bihamya, ubireme mu mutima we, ubireme mu mitima yacu, ibihamya bitahinyuzwa n'ibihe, ibihamya bitahinyuzwa n'abapfumu, ibihamya bitahinyuzwa n'abakonikoni, ibihamya bitahinyuzwa n'uko abanyamadini twananiwe, ibihamya bitahinyuzwa n'uko dukorera ibyaha mu nsengero, ibihamya bitahinyuzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ibihamya bitahinyuzwa n'ibirimo byaduka n'ibindi bizaduka. Hanyuma muremera ibihamya by'ukuri bizatuma atindana nawe, akagumana nawe kugera mu masaziro, kugera mu masaziro. Iminsi wamugeneye hano ku isi akayibamo afite ibihamya, kugeza igihe uzamuhamagarira, kugeza igihe uzaduhamagarira tukaza kubana nawe amaso ku maso, tukakwibonera nk'ukuri. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira kutazanye idini kuko ryari kutuvuna, ndagushimira ko waduhaye ubusabane ukatugira abana. Uyu munsi dushobora kuvugana nawe uko tumeze kose, nuko turi kose, ari nta rite, nta mihango, nta marituweli twabanje. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa, urakoze kubw'ubuntu watugiriye. Twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, udukurayo uradukiza. Turifuza Mwami gushingira kuri izo mbabazi, tukwereka abacu batari bakizwa. Reka ngusabe dusengane gatoya, dusengera bene wacu batarakizwa. Ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya 2. Reka dusome umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Abo ni batwebwe abagize umugisha wo kuzuka. Natwe yaratuzuye. Iyo umuntu atarakizwa bari umupfu ugenda, nubwo tutabimenya natwe ubwacu tukiri iyo ngiyo ntitubyimenyeho, ariko rwose umuntu abapfuye. Ngo namwe yarabazuye, natwe yaratuzuye, twebwe bari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha byacu. Ibyo twagenderaga mu kera, ndimo ndahindura kugira ngo twiyumve ibyo mwagenderaga mu kera. Ibyo twagenderaga mu kera dukurikiza imigenzo y'iyi si, tugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Habaho umwuka ukorera mu batumvira akabatwaza igitugu. Umuntu akarara inzoga zamugiriye nabi, akumva ashaka imbaraga zitumeje atajya kunywa, ariko akazibura. Umuntu akarara yanze ubusambanyi yarayemo, ariko akabura imbaraga zimukurayo. Hari umwami utegeka ikirere, hari umwuka ukorera mu batumvira. Umuntu akabona ko arimo yica, adetruiza umubiri we, akabibona neza, ariko neje akongera kubw'uyu mutware utegetse ubuzima bwe. Ariko hari kubwo gusenga kwawe n'ukwanjye Imana yagira abandi kiza kuko we nanjye yaba yaradukijije. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Mu buryo bwo mu mwuka ntabwo dutuye mu makaritsiye yacu. Mu makaritsiye yacu dutuye mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bwo mu mwuka abakijijwe dufite ahandi hantu dutuye. Ituzurana nawe, ituzurana na Kristo, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ubuzima bwawe Imana yabukoresha kuba umwinginzi, kuko aho wicaye atandukanye naho umuvandimwe wawe utarakizwa yicaye, nubwo yaba ari ingeso nziza. Ingeso nziza na ruharwa bose bakeneye agakiza kimwe. Tugiye gufatanya gusenga. Imana wowe nanjye twuzuza umutima w'imbabazi, kuko umuntu ubona uramiye mu byaha si we,
ni imbata y'uyu mutware, ngo ni umwami, ngo mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. ni umwuka utwaje igitugu bene wacu, abavandimwe bacu, abana bacu, abo twashakanye. Biba ari akaga ndetse biba ari n'intege nkeya kuba nakizwa, ariko uwo tubana yaba nduhije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, simbone ko afite ikindi kintu kimutegeka. Data barimwo aguhomba, ukaba uri umugore wenda warakijijwe, ufite umugabo ugitegekwa n'uyu mwuka ukorera mu batumvira, ariko ukarwana intambara y'umubiri gusa. Ukaba ufite abana bategekwa n'uyu mutwaro ukorera mu batumvira, tukarwana intambara y'umubiri gusa, tukabakubita, tukabafungirana, tukarwana kandi twarakijijwe, tukabavuma kandi ururimi rwacu ari urwo kubasengera no kubingingira, tukabaciraho iteka. Twamaze umwanya twisengera, umwami Imana aguha imbaraga zo kumenya ko ari wowe mwinginzi muri uwo muryango, aguha imbaraga zo kumenya ko ari wowe cano, ni wowe itiyo, umuyoboro, ni wowe Imana yacamo kugira ngo bakizwe. Akandi kaga kajya katubaho ni uko iyo tubana n'abangeso nziza baduha amahoro, tutibuka ko ari abagenzi barimo bagana mu irimbukiro. Ukagira umugabo mwiza n'umugore mwiza n'abana bafite ikinyabupfura, biga bagatsinda bakakubaha. Umugabo mwiza utakubuza amahoro, ntakubuze gusenga, ntananirwe gutunga urugo. Umugore mwiza udakijijwe ariko ubupfura, ingeso nziza, ariko ntumenye ko ari abakandida ku irimbukiro. Abantu bose batarahura na Yesu n'abakandida ku irimbukiro, nubwo baba batumereye neza. Rimwe na rimwe rero mu bupfapfa bwacu tukavuga ngo ntabwo ambuza gusenga, ntacyo antwaye, aragitwaye kandi cyane, kuko ntimurimo mugana hamwe. Niba warakijijwe, wagombye kumenya ko irimbukiro n'iry'ukuri ririho, wagombye kumenya ko n'ubugingo buhoraho ari ubw'ukuri. Yesu yadusigiye umugani muri Bibiliya, uwo mugabo bitaga ko ari umukire, batatubwiye izina rye, na wa mukene witwaga Lazaro. Imigani yose Yesu yigishije ntabwo kwari kugira ngo tujye muri detaye y'umugani ngo Lazaro ninde, umukire yarinde, yaratunze ibiki, ni kugira ngo twumve inkuru ikitubwira. N'imigani isanzwe nuko imera, iteka ibisiga isomo. Ubugingo buhoraho burahari, turabubikiwe mu ijuru, dufite ibyanditswe ibihumbi bitwereka ko Yesu adutegereje, kandi ku gihe kimwe azaza gutwara itorero. Ujye ubyibuka, umwanzi ntakagutere gusinzira ngo ugire ibitotsi by'ubupfapfa, duhugire mu bintu byose bishira, twibagirwe ko Kristo azaza gutwara itorero. Abahanuzi bavuze ko umwari azasama imyaka irenga 700, umwari w'isugi azasama, bukeye arasama biraba, Yesu araza yambara umubiri. Abahanuzikazi baramumenya, abasaza ba Simoni baramumenya, ibyo bamuvuzeho byose abahanuzi biraba. Aricwa, arapfa, arazuka, arongera asubira mu ijuru. Abigishwa barimo kumureba, abamarayika barababwiye ngo uko mumureba azamuka niko muzabona agaruka. Umwanzi ntagushike ko ibyo bintu ari amakuru. Igihe Yesu azaza gutwara itorero, wowe nanjye twazaba tukiriho cyangwa twazaba twaranapfuye. Nubwo ari inkuru zimaze imyaka zivugwa ngo Yesu yifuza ko nta muntu n'umwe warimbuka. Niwe gikoresha Imana ifite muri uyu muryango, niwe gikoresha Imana ifite kuri abo bantu bakwegereye, abo bantu wamenye ngewe ntamenye. Umwuka wera yuzuza umutwaro, aguhindurire uko warebaga ibintu, uko wafataga umugore wawe utegekwa n'uyu mwuka utumvira, ukorera mu batumvira, uko wafataga umugabo wawe ukorerwamo n'uyu mwuka utegeka abatumvira. Imana iguhindurira amaso, iguhindurira imirebero y'umwanya, kugira ngo ugire umutwaro w'ukuri. Ntiwifatanye na Satani kurushaho kumuhenebereza. Deja ni impenebere. Satani amutwaje igitugu, ntube igikoresho nawe kimuvuma. Reka dusenge. Kristo watuzuye afite imbaraga zo kubasura, wadukuye mu rupfu afite
ufite imbaraga. Gira agahinda kuomwa wari warakijijwe wawe muvandimwe wawe bwacya gasubira inyuma. Mugirira agahinda. Arimo arahedinga ahantu habi, arimo aragana ahantu habi, nta kimukingira afite. Umwanzi aba yifuza ko yapfira muri ibyo byaha. Yari yarigeze gukizwa, yari yarigeze gusa nkaho amenya Imana. Data, muri iki gitondo tukuzaniye abacu imbabazi watugiriye, imbabazi wangiriye ubwo nari mfuye nziza ibijyaha n'ibicumuro byanjye, ubwo nanjye nategekwaga n'uyu mwuka ukorera mu batumvira, ukankura ukanzura kubw'imbabazi zawe, ukanzura kubw'ubuntu bwawe. Inyuma haraho nasaga nka ngeso nziza, inyuma haraho nasaga nkaho ntacyo ntwaye, ariko nari uwo kugirirwa imbabazi, nari umutsindi wo kubabarirwa, nari mfuye kandi ndimbutse. Ndasenze Mwami wabaye muri iki gitondo ngo ugurane imirebere yacu, tujya tubifata tubyoroheje, twagira abana b'ikinyabupfura biga neza bataha kare batwumvira tukumva ntacyo bitwaye, nyamara barimo bahedinga mu rupfu. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo uko wadukijije uyu mwanya imbabazi zawe zibagereho, uyu mwanya batwikururwe igitwikiriza umwanzi yabatwikirije, kugira ngo mucyo butumwa bwiza utabarasira gikurwe ku bwenge bw'abagabo bacu, gikurwe ku bwenge bw'abagore bacu, gikurwe ku bwenge bw'abana bacu, gikurwe ku bwenge bw'abavandimwe bacu, gikurwe ku bwenge bw'inshuti zacu, abo twiganye n'abo twagendanye, abo twicarana mu ofisi, abo ducuruza hamwe, abo dukorana. Reka habeho gutwikururwa muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Habeho gutwikururwa, kaba ubutumwa bwiza bujye bugeraho, ariko bagakomeza batwikiriwe, bakadukunda bakadufana, ariko batarahura na Kristo. Reka habeho gutwikururwa, reka habeho imbaraga zidasanzwe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze Mwami w'abami ngo ureme umutwaro, ureme kwinginga mu mitima y'abagore bari baraguteretse, ugarure kwinginga mu mitima y'abagabo bari barabishyize ku ruhande, ugarure kwinginga mu mitima y'abavandimwe babonaga abavandimwe babo barimbuka ariko tukabifata nk'ibisanzwe. Utugarure mu mutwaro, utugarure mu mutima wo kwinginga, bidutere kugutakira, bidutere kureka ibyo kurya, bidutere kubakunda, bidutere kongera kubibutsa ibyawe. Ukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose nyaguhora ku ngoma kugira ngo bene wacu bakizwe. Turabaguhaye Mwami w'abami, tuguhaye abagabo bacu n'abagore bacu, tuguhaye abana bacu, tuguhaye bakuru bacu barumuna bacu, tuguhaye abavandimwe bacu bose, tuguhaye ababyeyi bacu, tuguhaye ababyara bacu. Simanuka Mwami w'abami kuba dufitanye isano y'amaraso, simanuka kuba twarashatse muri iyi miryango cyangwa iyi miryango yarashatse iwacu, byose ubifiteho impamvu. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ukize bene wacu, ukize bene wacu. Wowe watuzuye ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ubazure muri iki gitondo kubw'imbabazi zawe, ubazure Mwami w'abami. Uduhe Mwami guhagarara tuzi ko tuguhagarariye Mwami, maze tumenye ibyo tuvuga, tumenye n'ibyo twitwara. Utubabareho twagiye tugira intege nkeya, tukibagirwa ko tuguhagarariye muri ayo mago, tukitwara mu buryo bw'ubupfapfa budatera imbuto zacu kugira umuntu n'umwe zagira icyo zibwira iby'ubwami bwawe. Utubabarire Mwami w'abami aho tutaguhagarariye neza, utubabarire Mwami w'abami aho twagize intege nkeya. Imitima ya benshi yararashwe, irashwa n'ibibi abavandimwe babakorera, irashwa n'ibibi abo bashakanye babakorera, bibagirwa ko baguhagarariye. Imitima irakomereka, maze imitima iravuma, maze imitima irahunga, maze ubuzima burahunga, amago abantu bayavamo. Uwiteka we, utugarure mu imbaraga zawe kandi ukize ibikomere byose biri mu mitima yabo wahagurukije nabo wahaye agakiza. Umwanzi akemera ko bakomereka kugira ngo icyo wabashyiriye muri ayo mago n'iyo miryango kidasohozwa. Wongere wunga imitima yabo, wongere ukize imitima yabo kugira ngo ukorane nabo, maze imiryango ikire, maze urubyaro rukire, maze imiryango yongere yubakwe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushimira kuri Imana ikora. Imbaraga zawe ntizigira akagero, imbaraga zawe ntizitangirwa. Izadukuyeyo zabakurayo, izadukijije zabakiza. Pawulo yavuze ngo umunyabyaha ni njye w'imbere, izadukijije Mwami w'abami. Twari abanyabyaha, twari abo kurimbuka, twategekaga n'uyu mutwaro ukorera mu batumvira, ariko ukadukurayo. Uyu munsi tukaba turi abana bawe, tukaba tutakiri imbata z'ibyaha, tukaba tutakiri imbata z'amateka. Niko wabakurayo nyaguhora ku ngoma. Twamaze imyaka duseka ibi, tubikerensa, ariko igitondo kimwe imbabazi zawe zitugeraho, zitugeraho ziradutwikurura. Twumvaga
bitagira umumaro, tukabona ari ubuswa, tukabona mwami ari buteka mutwe, ariko imbabazi zawe zitugeraho ziradutwikurura. Uko wadutwikuruye, uko watuzuye, uzure bene wacu mwami w'abami, uzure inshuti zacu. Urakoze mwami mwiza, urakoze kumva gusenga, urakoze gukora, urakoze kuzura, urakoze ko muri wowe nta muntu n'umwe wo gucirwaho iteka, urakoze ko muri wowe nta muntu wo gutabwa. Hari abantu tureba tukaba twarashyizeho akadomo kubera ukuntu bageze kure, kubera ukuntu bageze habi, kubera ukuntu tubona inzoga zabasabitse, kubera ukuntu tubona urumogi rwabishe, kubera ukuntu tubona ubusambanyi bubategetse, kubera ukuntu tubona inzangano zibishe, kubera ukuntu tubona imitima yaheze pfo, twabareba tukabona ntibavayo. Ariko nicyo imbaraga zawe zimaze, nizo mbabazi zakujyanye ku musaraba, ngo wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani. Reka umaraho umurimo wose wa Satani uri mu mitima y'aba bakobwa, uri mu buzima bw'aba bahungu. Mwami mboneye kukwereka abantu bose bigeze gukizwa bakongera bakagwa mu byaha, umwanzi akabihererana, bakaba bari mu kwiciraho iteka, bakumva badakwiriye kugaruka mu mbabazi zawe. Ongera ubyutse imitima yabo, ongera ubagaruze neza yawe, ongera ubumvishe kuri umunyembabazi, ongera ubumvishe kuri umunyabuntu, ongera ubabwire kuri Imana yongera igatanga andi mahirwe. Waratwishushanyirije mu rukundo rw'aho mubyeyi wakira umwana we w'ikirara, akimubona ngo akamubabarira, akiruka nk'akamuhobera. Uko niko imbabazi zawe zirenze iz'uwo mubyeyi. Ndasenze ngo wegure abahungu bigeze kugukorera, wegure abakobwa bigeze kugukorera, abo tuzi bigeze no kwamamara, abo tutazi muziranyeho uzi. Mwami mwiza, ubegure ubagarure kubw'imbabazi zawe. Isi nta mbabazi itanga, isi ntiyibagirwa amafuti twayikoreyemo, isi ntijya yibagirwa gusitara kwacu, isi ntijya yibagirwa kunanirwa kwacu. Niko tumeze, niko abantu bameze, twebwe ntitwibagirwa. Maze uko kutibagirwa nibyo abantu bavuga, bigatuma badatinyuka kugaruka mu nzu yawe. Ariko reka imbabazi zawe zimutere gusuzugura ibyo abantu bazasigara bavuga. Reka imbabazi zawe zimutere kurenga ibyo abantu bavuga. Reka imbabazi zawe zimutere kurenga ibyo amadini avuga. Reka imbabazi zawe zimwiharire, zibyutsa aba bahungu n'abakobwa bafite impano z'ibitangaza wari warakoranye nabo, bari urugero rwiza rw'abizera. Wongera ubabyutse mwami w'abami. Hari abo twibuka amazina yabo, hari abo tutazi ariko uzi. Hirya no hino, yaba muri iki gihugu, yaba bakivuyemo bari hirya no hino, yaba bakirimo bicaye mu mago yabo bacecekeye iyo ngiyo kubw'ibyababayeho, yaba ibyo bagizemo uruhare n'ibyo batagizemo uruhare, yaba gukomeretswa bakomerekeye mu itorero, bakomerekejwe natwe abakozi bawe. Reka ubakize Uwiteka Mana Nyiringabo, maze wongere ubagarure kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze Papa, uri uwo gushimwa, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, ntabwo ubeshya, ibyo uvuga urabikora. Ndavuga umugisha wawe ku bana bawe babyukiye imbere yawe, ndavuga imbabazi zawe n'imbaraga zawe nyinshi kutwomaho iminsi yose dufite hano ku isi. Urakoze Data wera, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze ko ari waduhaye randevu twagutuye iki gitambo cya mu gitondo. Urakoze ko wakinezerewe, urakoze kubw'ibimenyetso byo kubaho kwawe mu buzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro, turavuga umugisha ku gihugu cyacu. Reka agakiza gatembe nk'inzuzi kuri iyi misozi y'u Rwanda, agakiza gatembe nk'inzuzi mu mitima y'abatuyobora, mu mitima yacu abanyarwanda twese. Dutabare Mwami, dutabarire iki gihugu. Byaha birigaragambije ku mugaragaro, ariko ubirusha imbaraga, ubirusha amaboko. Dukirize igihugu Mwami, duhindurire igihugu Mwami, hindukize imitima y'abanyarwanda. Tukubahe, ibyiza dukorera bidutera kwikoma mu gatuza no kumva ari ubwenge bwacu n'imbaraga zacu. Amahoro duha adutera kumva turi intwari n'ibitangaza. Ubukira uduha uduteye kugutera umugongo, duhe kugucira bugufi, duhe kukubaha Mwami w'abami. Tugirire imbabazi mukunzi mwiza, ibizaha tubihaye intebe. Tugirire imbabazi Mwami,
utugirire imbabazi, ambika itorero ryawe imbaraga kugira ngo twite ku byo witaho, maze tubitabaza muri iki gihugu cy'u Rwanda, dukureho umugayo wose n'intege nke zose, dusuke mu imbaraga zawe. Suka imbaraga zawe mu bagukorera, mu bagore bagukorera, mu bagabo bagukorera, mu basore n'inkumi barimo bahaguruka mu mpano zitandukanye. Suka imbaraga zawe, kandi ibyo dukora byose bibereho kuguhesha icyubahiro. Reka ibituzamura n'ibiduhesha icyubahiro bikurweho, maze izina ryawe ryonyine rihabwe icyubahiro mu mirimo yose kwitirirwa muri iki gihugu. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza, ugire umunsi mwiza. Urakoze gusenga.